Hi, reka uyu munsi tuvuge kuri green screen. Ese ujya wibaza zino studio ubona bakoreramo amakuru uburyo bazikora bakoresha iki gitambaro cy'icyatsi? Turabasuje kandi tubahaye ikaze mu makuru yaranze icyumweru. Reka turebere hamwe ingingo z'ingenzi zayaranze. Mu karere ka Gatsibo umugore yakubise ishoka umugabo we arapfa. Mu mujyi wa Kigali urubyiruko rwahawe amahirwe uko rwashyiriweho internet y'ubuntu muri Car Free Zone. Mu mahanga ho kwiyamamaza birakomeje mu gihugu cya Uganda. Reka turamburize ingingo z'ingenzi. Iyo wibaza filime ubona abantu bakora bakazikorera ahantu batigeze banagera na rimwe, uburyo babikora bakoresha iki gitambaro cy'icyatsi. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora gukoresha igitambaro cy'icyatsi mu mavideo yawe, ugakora studio ukajya ukora video wibereye nko muri studio ya RBA cyangwa naheza kuharusha, cyangwa se ugakora wibereye za Dubai n'ahandi hatandukanye. Igitambaro cy'icyatsi gifasha umuntu guhindagura background ye, bityo abareba video ze ntibarambirwe kureba ahantu akorera. Ikindi bituma ugaragaza ibintu bigaragara ko utari kubigeraho mu buryo bworoshye, ukabigaragaza ukoresha iki gitambaro cy'icyatsi. Bivuze ngo umuntu tugiye kureba ni video ni umuntu wari we wese uzi ko yifuza kujya ahindura background ze, bityo ntibirambire abantu bamureba, cyangwa se umuntu uzi ko afite background isa nabi cyangwa hano inyuma ye hasa nabi, hanyuma akashaka kubihindura. Kubera ko hari ushobora gukora video akoreye ku nzu y'ibyondo cyangwa iriho irangi ridasa neza cyane, ariko ukoresha iki gitambaro cy'icyatsi ushobora gukora studio rwose yawe wenyine cyangwa y'abandi benshi, bityo ukabona ko ari ibintu by'abanyamwuga. Rero iki gitambaro kirahendutse, ndagira ngo umuntu wese yige kugikoresha. Ngiye kubereka akantu ku kandi, bivuze ndabereka uko bagisettinga ndetse mbereke nuko bagikoresha muri editing. Ngiye mugiye kubana nitwa Gatari Fred. Ibi bitambaro birahaba hose muri quartier ku bantu badoda cyangwa badekora ibintu by'ubukwe. Rero ushobora kukigura metero nta nubwo ibirengeje 1000 cyangwa se icyatanu baguhenze. Hanyuma iyo ushaka ikiri professional nk'iki ngiki gifite amastandi, gifite nyine metero nyinshi z'uburebure ndetse gikora kizingika nyine kiri professional, ushobora kuza ku cyanzu.com naho tukakiguha, biba bihari kandi ku giciro cyiza. Ndetse n'ibindi bikoresho nk'aya matara mubona ndiho nkoresha, amastandi, ama microphone, byose niyo kantine y'aba content creators. Ugize igitekerezo cy'igikoresho hamagara iyo nimero abona kuri screen 0788421133, ubundi ibikoresho bakabikohereza uherereye hose, cyangwa ukaza ukabitora hano turi mu mujyi wa Kigali. Ntugire ikibazo cyo gupfusha tike yawe ubusa, wamagaye iyo nimero twabikohereza kandi vuba cyane. Ikindi twita kuri content ugiye gukora kugira ngo tuguhe ibikoresho bijyanye nayo. Hanyuma mbibutse ko noneho twika SMM ifite icyo twita special training igenewe aba content creators bifuza kumenya gukoresha AI by'umwuga ku buryo channel zabo bazimonetiza mu gihe gito. Abantu bifuza kumenya ku editinga by'umwuga nk'uko mujya mubona channel yitwa X Menya, ni kuriya nawe uri buze gusoza special training mu gihe gitoya uzi ku editing. Ikindi abantu babuze amasaha byagoranye, YouTube yawe irabona amasaha mu gihe gitoya. Ikindi gikomeye kubona aba subscribers nabo biraza kora mu gihe gito. Joining special training urabona nimero aho ngaho kuri screen ya twika SMM mu bavugisha babaza uti ni gute ntacikwa, ntibisaba kuza aho bakorera, ahubwo aho uherereye hose. Niba uri mu mahanga iyi special training yijoininge vuba vuba. Icyo nakwifuriza mu content creator wifuza kuva hamwe akajya ahandi, rero bahamagare cyangwa bandikire kuri WhatsApp kuri iyo nimero, ubundi tuze guhurira nanjye ubwanjye turahurira, sibyo? Reka rero dutangire turebera hamwe iki gitambaro cy'icyatsi ni gute uri bugisettinge kugira ngo ushobore kugikoresha muri studio yawe. Ibintu by'ingenzi rero ugomba kwitaho iyo ugiye gukoresha igitambaro cyawe. Tubaze ko wamaze kugura igitambaro metero zikwira aho nyine ukorera video zawe. Icyambere ugomba kumanika igitambaro cyawe kireze ku buryo hataza kugaragaramo kwihina. Bivuze ngo nk'iki cyo ducuruza mu cyanzu.com tuguhereza stand zacyo z'ibyuma, tukongera tukaguha n'utuntu tugifata hari mu inguni zose ku buryo igitambaro cyawe kiba kireze mu mpande zose. Ikindi ugomba kwitaho cy'ingenzi igihe ugiye gukoresha igitambaro, menya ko ufite urumuri ruhagije. Iyo udafite urumuri ruhagije nk'ubu ngubu hano hatari urumuri ruhagije, wajya ubona ku myenda yanjye hatitira cyangwa imyenda ukabona iriho iracika, cyangwa hano ukabona nyine harashishagirana harabyina. Ikindi ubwo amatara ni ingenzi kugira ngo haze kuba habona kurushaho. Hanyuma iyo umaze kwita kuri ibyo, igitambaro cyawe kireze gikwiraho hose, ufite urumuri ruhagije, hanyuma ugira gute ufata video yawe. Wicara ikindi utegereye background yawe ngo uyibyige cyane, hoya ushyiramo akantu gahagije k'intambwe ihagije kugira ngo utaza gukora background bikabangama.
Ibyo byose iyo ubirangije nabarangiye nawe ushobora kubikura byaba urumuri byaba ibikoresho bindi bitandukanye ku cyanzu.com muhamagare. Hanyuma iyo umaze gukora ibyo byose reka duhite turebera hamwe ufashe video yawe neza ni gute ugiye kuyikoresha kugira ngo ize kubigaragara ahantu hatandukanye naho wakoreye. Kugira ngo ukore green screen rero kuri video yawe, bityo video yawe ishyira ahantu ushaka hose wakurikije amategeko yose arimo gucana urumuri ruhagije ndetse no kurega igitambaro cyawe, uraza ukajya muri Chrome ukabanza ukadownloadinga background ushaka kuza gukoresha inyuma yawe. Ushobora kwandikaho video background nka gutya nanditse, warangiza ukagira gute ukayidownloadinga ukayibika muri telefone yawe. Tubare nimba ari iyi nkayidownloadinga nkayishyira muri telefone yanjye. Nimara kujyamo ndaza njye muri CapCut cyangwa indi application yari yose naba nkoresha mu editinga cyangwa nawe waba ukoresha, hanyuma uzukande kuri new project gutya, ujye mu mafoto ubanza uhitemo ya background ya indi tumaze kudownloadinga. Ubiyingiyi niyo twifuza kuza gushyiraho video yacu. Icyo turi bukore turahita tuzana ya video yacu twarecordinze neza turi ku gitambaro cy'icyatsi, tubikande hano handitse overlay, sibyo? Hano handitse overlay, hano ndavuga muri CapCut gusa no muri InShot ntabwo biba bitandukanye cyane. Urakanda kuri overlay, wongera ukande kuri add overlay, urangiza uhitemo ya video ugiye kugira gute gushyiramo, urayikandaho gutya ukande add. Hano urabona ko video yacu igiyeho, turakurura kano kantu ko ku mpande aka kantu kugira ngo tuyifitingishemo hano hose kugira ngo harangire hagire gute habe hariho video, turakurura gutya tuyuzuzemo neza. Ndacyari kubona yuzuyemo neza. Ubu tuyiplayinze gutya urabona ko video yacu iri mu gitambaro cy'icyatsi nta kintu kiravamo. Turahita rero dufata ya foto yacu ariyo iyi ngiyi indi ya background iyi ngiyi tuyikande ijye mu kantu k'umweru, turangiza dukurura aka kantu k'umweru tukareshyeshye na video yacu gutya, tubireshyeshye gutya. Niturangiza urabona ko video yacu iraplaying ariko ya background ntago igaragara ya indi dushaka kuza kugaragara, ndetse wa uploadinze video gutya nta bunyamwuga bwa buri. Icyo tugiye gukora ni ugukuraho iyi background y'icyatsi, ahubwo video yacu igahita isigara iri kuri ya background nziza. Turahita tuza dukande kuri iyi video yacu ijye muri aka kantu k'umweru muriho mubona aka kantu k'umweru ubona. Ubu turayiselectinze, niturangiza tuze dushaka ahantu hano munsi muri aya ma option handitse remove bg ngiyi hano, sibyo? Dore ngiyi hano yahanditse remove bg, tuhakande. Turabona ahantu hahise handika chroma key ahangaha ariho dukanda, sibyo? Urahita ubona video yawe ije mu kantu k'akazeru gutya. Aka kazeru rero uragakandaho gutya ukamuvingishe ukazane hano ku ruhande, tukajyane ku ruhande gutya. Urahita ubona ko gahindura ibara kagasa icyatsi. Nikamara gusa icyatsi urahita ubona ko ya background yacu y'icyatsi ivuyeho. Rero iyo ufite urumuri ruhagije ivaho neza. Icyo ukora uhita uza hano muri utu tuntu ukagenda utwadjustinga wongera ugabanya kugira ngo urebe neza ko background y'icyatsi ishiraho burundu. Rero uratwadjustinga ariko wirinde gukabya kugira ngo tutaza kuguteza ibibazo by'uko video yawe yaza kuba yatakaje kare. Turabona ko nk'ubu ngubu ku bintu nkoze nari nkoze icyatsi cyari kigarutsemo. Nubona icyatsi gishizemo neza gutya urakanda kano kantu vivure, tayari video yawe uyiplayinge urebe uko bimeze. Urabona ko video yacu iri guplayinga kandi imeze neza, nta kintu kiyivangira, green screen yavuye, ndetse wagira ngo aha hantu niho nakoreye video yanjye. Nk'uko ubibona ni gutya, urabona byari muri studio neza uko umuntu yabishaka. Video yawe hano ubu yirangije. Icyo ukora urayisavinga, urayiexportinga ijye muri telefone yawe, ubundi uyaploadinga kuri YouTube cyangwa n'ahandi hatandukanye nk'ibisanzwe. Ndizera neza ko ubonye uburyo ushobora gukoresha green screen ndetse n'amategeko yayo. Reka dore mu video ataha. Ciao ciao.